Kaze beza banjye tujya duhurira aha ngaha, amahoro y'Imana, guhirwa, umugisha, ibyo ni byo mbifurije. Ndaritse cyane cyane abagabo baboneke muri iki kiganiro. Wakwibaza ute se bimeze bite? Abapapa mpora mbabuza kenshi kubangamira abagore, mpora mbabuza kubatsikamira, mpora mbabuza kubahohotera, mpora mbabuza kubakubita cyangwa se kubafata nabi. Uzi impamvu? Ugenda usome Bibiliya niba uyisoma, urasanga nta hantu na hamwe Imana yigeze itegeka umugore gukunda umugabo, ahubwo itegeka abagabo gukunda abagore babo, ikongera igategeka abagore kugandukira abagabo. Impamvu itategetse abagore gukunda abagabo ni iyihe? Ni ukuvuga ngo umugore iyo ava akagera yaremanywe urukundo muri we. Uzi impamvu mvuze gutyo? Uzarebe hari umugore ukubitwa guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru, rwa rugo akarugumamo. Hari umugore wicishwa inzara ukwezi kugashira adahahirwa bakamutera inda. Hari umugore utukwa guhera ku itariki ya mbere itangira umwaka kugeza ku ya nyuma iwusoza, rwa rugo akaba rwicayemo. Ni uko aba akunda, muri we aba afite urukundo. Ariko abagabo hari ibintu batihanganira. Umugore akora agakosa gatoya, igihugu cyose kigacika umugongo, ukagira ngo mbese we ni umutagatifu, nta hantu na hamwe yari yakosereza umugore. Rero mwemere yuko abagore barusha abagabo urukundo. Rero impamvu navuze ngo abagabo batera agatebe aha hantu, abapapa ndashaka kugira ngo twongere twisubiremo, twiyungurure. Ikintu kijyanye no gutoteza umugore cyangwa kumubwira nabi cyangwa kumukubita, ba bantu bakunda guterura imigeri n'inshyi bashyira ku bagore. Uriya si umwana wabyaye, ikindi si inkuragiye, nta nubwo ari ingurube utunze iwawe. Uko ugenda umukubita, uko ugenda umubabaza, niko ugenda utera ibisebe ku mutima we. Rero biriya bisebe iyo bimaze gukura, wa muntu aba mubi. Nongere mbihanangirize abapapa, ibaze umuntu wakubise, warangiza mwagera mu gitanda ngo hindukira. Mu by'ukuri nawe ubyibaze, uwo muntu arahindukira abikunze cyangwa arahindukirana na ka gahinda na wa mubabaro? Umva aho hantu. Garuka, uvuye mu rugo umukubise wikojeje hariya hirya, uragarutse ngo uje kureba ko bahishije. Uyu mugore ugiye kukugaburira afite bya bikomere na bya bisebe ku mutima, reka mbaburire, hari umunsi uzarya inkono yatetse ukagenda ugiye. Mvuge rimwe mwumve kabiri, hari umunsi uzarya ibiryo umugore yatetse abitekeye kuri bya bikomere umutera, ukagenda ugiye. Mwari muzi impamvu abagore bitwa ngo barajya gushaka inzaratsi, barashakira abagabo inzaratsi? Nubona umugore wawe yageze kuri urwo rwego, uzisubiremo wiyungurure. Umugore ufite umugabo umwitaho, umugore ufite umugabo umukunda, umugore ufite umugabo utamusesereza, ibi bintu ntabwo yabijyamo, nta n'uwabimubwira ngo abyemere. Ese mwaba mubiganiriye muti? Mwatangira iyo subject gute? Kugira ngo uganire n'umuntu akurangiraho uri buzikure ni gute? Ikindi, abapapa hano hanze hari abagabo bagowe, ubona mu rugo ameze nk'ikigoryi, aricishwa aha ibintu byose, ubona mbese urugo rumeze nk'aho ari urw'umugore, umugabo nta jambo agira. Uzi impamvu? Hari uburyo umugore uba waramufashe nabi akagushakira ibikujunjika, ibikugira ikigoryi nyine kwa kundi, kugira ngo nyine umuhe guhumeka. Rero beza banjye, aha ngaha twiga ibintu biri butume buri wese yumva aguwe neza. Narababwiye nimbashuka muzigendere. Mu by'ukuri gerageza guhosha amakimbirane igihe ubona hagati yawe n'uwo mwashakanye hari bitagenda neza. Mwige gusenga. Urugo rudasenga rwatakwa n'ibi byose mvuze. Kandi ntabwo hasenga umugore gusa ngo umugabo ngo yirirwe muri kirabaye. Oya, urugo yaba ari umugore uruheke, waba uri umugabo uruheke, hanyuma muheke n'abo mwabyaye,
hanyuma mugire umutekano mu rugo rwanyu. Birababaje biteye agahinda kuba urugo rwazamo intonganya za buri munsi zitajya zirangira, ukabona hari umugabo wigeze akajya he udashaka gucisha make no kubaha abo bari kumwe no kubashakira amahoro, ahubwo akavuga ati igihe nzajya mbakubita uko ntacyo nzajya mbahonda ubundi bazibe ntibazongere kuvuga. Mu by'ukuri pe papa, ibi bintu wabikora wenda umugore ntagusubize kuko atagira imbaraga, umwana ntiyagusubiza wamuzanyeho induru, ariko pe buriya umutima urakubwira. Nubona ubana mu rugo n'abantu badaseka ku bwawe uzamenye ko ufite ikibazo muri wowe. Nubona ubana n'abantu mu rugo aho wicaye baguhunga uzamenye ko ufite ikibazo. Nubona umwana mu rugo atakwisanzuraho uzamenye ko ufite ikibazo. Nubona umugore washatse agukwepakwepa ubona adashaka kukwegera, jya umenya yuko ufite ikibazo. Aba papa mufite ubushobozi n'ubutware bwo gutwara ingo zanyu uko mubishaka, uko mubyifuza, ariko kwiza. Mufite ubushobozi bwo gucunga umutekano w'urugo, muri ba porotekita b'urugo rwanyu. Ni gute urugo rugira umutekano muke rurimo umuntu ufite ubwenge butekereza? Rero mbasabe mwese muhane amahoro mu rugo, kandi ntekereza yuko ntawe uyanze, na satani nubwo yakwinjira nubwo yagira gute, intwaro yo gusenga no gushyira hamwe iyo ngiyo iramukimbiza ikamujyana agasohoka hanze akareba